Yesu nashimwe bakoze Imana bene data. Imana iduhana umugisha mu izina Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka bishimire, Uwiteka bagirire imbabazi, Uwiteka bagirire neza. Abari mu buzima budasobanutse cyangwa se burimo intambara zitandukanye, ibigeragezo, indwara, amadeni, inzara, ibibazo bitandukanye, Uwiteka abacira inzira kandi Imana ibakomeze mu izina rya Yesu Kristo. Nta gahora gahanze, nta bihoraho, nta joro ridacya, ahari kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Kandi umuririmbyi yarimo biravuga ngo intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanye uruhe rugamba. Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanye uruhe rugamba. Intambara z'umubiri, intambara z'umwuka zigomba kubaho, ariko tukarwana tugatsinda mu izina rya Yesu Kristo, kuko ni isezerano ryo gutsinda niryo dufite. Iyo nta mutima uduca urubanza turatinyuka imbere y'Imana, tutahana insinzi mu izina rya Yesu Kristo. Yuda, igitabo cya Yuda 1:9 hagaragaza intambara y'umwuka Satani na marayika w'Imana barwanye Mikayire. Ubwo Satani yatonganaga na marayika Mikayire bari gupfa intumbi ya Mose, Satani ashinga urubanza ati Mose mwamubwiye ko gukubita ku rutare rimwe akubitaho kabiri, yishe umunyegiputa amushyira mu musenyi. Naho nigeze mbona yihana. Nta mpamvu rero abanyakiburi n'abantu batumvira ntibazajya mu ijuru, ariko Mose yari umukozi w'Imana. Uko kutongana rero ngo marayika w'Imana ntabwo yigeze agira igitutsi atuka Satani, ahubwo ati Satani we Imana iguhana. Satani ngo yashidutse abona intumbi ya Mose yazamuwe, imbaraga zimukubita mu maso, ashiduka abona intumbi ya Mose yazamuwe. Buriya muri Israheli nta gituro cya Mose wabona. Intumbi ya Mose yarazamuwe kubera ko Satani yaratangiye kwishingaho urubanza. Rero intambara z'umwuka zigomba kubaho. Satani agomba kugerageza kurwana, ariko ntabwo ashobora kunesha. Ashora ibirego akakurega bya kera n'ibyarangiye, ibyo wakoze n'ibyo utakoze, ariko twaratsindishirijwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubugingo bwacu Abakolosayi 3:3 buhishanwe na Kristo mu Mana. Zo ntambara n'ibyo bigeragezo urimo guhura nabyo ntacyo bizatwara ubugingo bwawe, kereka n'urangara ukagira izindi mana n'ibindi bintu ujyamo, ariko nutabijyamo kubaha Imana, ubugingo bwawe humura burarinzwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu munsi rero cyangwa se uyu mugoroba cyangwa se iri joro cyangwa se uyu munsi, bitewe n'amasaha uri kutureberaho, kuko ni duhuza amasaha mu isi. Hari abantu babibereye mu Rwanda, mu Burundi, hano muri Afurika bakabazi wenda ko duhuza amasaha batarabisobanukirwa, ariko buriya amasaha ari muri Amerika, za Canada, ntabwo duhuza amasaha. Nko mu Bubiligi hari igihe duhuza amasaha n'igihe tudahuza amasaha. Ni ibintu biba binatangaje bitewe n'ibihe by'imvura cyangwa n'izuba. Hari igihe duhuza amasaha tuba turi kumwe, ubundi tukaba twatandukanye. Rero bitewe n'igihe ukurikira isengesho, Imana ikwishimire. Rero nabateguriye ijambo ry'Imana, ibintu bigaragara cyangwa se bigaragaza ko turi mu minsi y'imperuka. Turashingira ku masomo y'Imana ari muri rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 3:1-5 ndetse na Matayo 24:12. Ntabwo turajya kure y'aho ngaho. Nitangazo tugiye gusoma ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 3:1-5. Pawulo yandikiye Timoteyo kugira ngo mumenyeshe ubuhanuzi. Bibiliya iravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibinezeza aho gukunda Imana, abafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako. Ameze batyo ujye ubatera umugongo. Imana idufashe cyane kandi tubarire. Bene data rero bakoze Imana, mu by'ukuri igihe turimo
ntabwo ari igihe cyo gukinisha, ntabwo ari igihe cyo gukinisha bene data. Iri jambo ry'Imana dusomye riratwereka neza ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bidasanzwe kandi bibi biruhije. Uyu munsi uko tuba kugenda tubona isi iri kugenda imera, ni ibintu bitwereka ko byari byarahanuwe, kandi ibintu byahanuwe ni twebwe birimo birasohoreraho muri kino gihe, bikugenda bidusohoreraho. Ibimenyetso Pawulo abwiye Timoteyo cyangwa se abwiye wowe, Pawulo aramubwira ngo Timoteyo mwana wanjye, ndagira ngo niba ngibi ubimenye mu byo ugomba kumenya. Ariko ahari Timoteyo washyire Fabrice, washyire izina ryawe. Hamwe ngo abantu bazabikunda minsi imeruka yo gacwawe. Abantu bazabikunda. Ibazirije mu kwikunda ariko. Abantu bumva bikunze, bumva ari bo bariho. Kumva ko ibyiza ari bo bikwiriye, abandi bo bitabakwiriye. Are we. Ngo bakunda amafaranga ku rwego ruhanitse, ariko rwego ruri hejuru. Ushobora kuba banakwicisha kubera mani, kubera amafaranga. Bakunda amafaranga, bakunda imiya, birarira. Abantu birarira gusa, basuzugura, batarabera. Bwani magambo mu mitima yabo bazaba bagaragaza kwera, ariko batera mu mitima yabo inyuma bagaragara ko bera inyuma ku mubiri, mu myenda, bambara imyenda y'itorero, bambara amakanzu, bambara mbega amashapure, bambara ibyera, ariko imbere batarabera. Ari abantu ngo batababarira, ari abantu mbega bashinga iryinyo kurindi, ari abantu b'abanyenzika ngo bakunda ibibaneza gukunda Imana. Ryakoranabuhanga rero ritari riza ahangaha. Ari abantu bamara iminota isaha kuri internet, kuri TikTok, kuri Instagram, kuri YouTube, bakunda ibintu bibanezeza nyine aho gukunda Imana. Sinjya mibona se uzajya kuri TikTok uzambwira ibintu by'ubugoryi, bya bintu mbega biri aho ngaho, nibyo usanga abantu benshi banezeza aho gukunda Imana. Mbega zaba ari abantu bafata umwanya munini bari ku mbuga nkoranyambaga, bari kuri internet, ariko no gusenga iminota 10 no gusenga iminota 20 bikanga. Kandi kuri internet yagiye gusura Karori, bazaganira isaha 3 zishire pe batari no kuganira ijambo ry'Imana. Ariko nibavuga ngo tugiye gusenga Imana, batangire kwayura, batangire kumva ngo bikoreye sima, nta mwuka wera nyine warigendeye ntawo. Mu gihe ubona kutagifite rukundo musa butigaruka. Indirimbo na gitabo cy'indirimbo kiri hafi. Haleluya. Imana idufasha cyane bene data, Imana tugira imbabazi, Imana itwite. Iyi ndirimbo ngomba kuyishaka, ikitero gakiririmba. Ni igitero cya 3 mu ndirimbo y'107 mu ndirimbo z'agakiza. Mu gihe ubona kutagifite rukundo menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa butigaruka. Dusha kuwo mwuka wera ni Yesu wamutugeneye. Dusha kuwo mwuka wera ni Yesu wamutugeneye. Haleluya. Mu gihe uzabona no gusenga iminota 20 kukunanira, uzamenye ko umwuka w'Imana yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe. Hanyuma umusaba agira gute? Umusaba garuke. Iyo urebye rero iyi si yarone, isi y'uyu munsi yuzuye ubugome, yuzuye ubusambanyi, yuzuye urugomo ruteye ubwoba, yuzuye urwango n'inzika. Abantu ntabwo tucyubaha Imana mbega twayifashe nk'ishusho gusa, no kuvuga Imana mu magambo mbega Imana. Ibi byose rero byarahanuwe n'ubundi, ni ibintu Pawulo yavuze. Niyo mpamvu muri ibyo yavuze ngo tugeze mu bihe bibi. Pawulo yavuze tugeze mu bihe bibi. Pawulo avuga ibihe bisa, si ibyo yavugaga nyine muri ibyo si indirimbo yaririmbaga.
Ibi byose tubigaragaza ko turi mu bihe by'iki by'imperuka. Yesu yavuze amagambo akomeye hari 24:12 Matayo ngo ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi 24 Matayo 12, urukundo rwa benshi ruzakonja, ubugome buzagwira. Ibi byose rero turimo turabibona, abavandimwe baricana, abashakanye baratandukana. Haleluya. hari ntabwo bakibabarira, ahubwo usanga abantu bafite imitima ikomeye nk'ibuye. Naratangaye abantu bakunda gukurikira TV1 na BTN, hari inkuru z'ubwicanyi gusa zigutabaka muri no minsi no ku YouTube muri kuzibona. Umukobwa yishe nyina, uwo bakase imitwe, uwo bageza gute, ubujura. Niba hari inkuru ziri kuri YouTube, ni inkuru z'ubwicanyi kandi buri mu miryango. Inkuru z'ubwicanyi gusa ziri mu miryango, nizo nkuru ziri ku YouTube gusa. Umugore wishe umugabo wishe umugore, umwana wishe nyina wishe abana, abakaswe imitwe, abajura, ababatemaguye abantu. Mbega biteye agahinda. Nizo nkuru zibere ku social medias. Ubugome rero bwa benshi buzagwira. Abantu bazabakunda amafaranga, abantu bazabakunda ibibanezeza, aho gukunda iki? Gukunda Imana. Ni mureba uriya mugabo ngo witwa Kazungu, fasha abakobwa 10 n'abangaye bose arishe, abashaka amafaranga. Ni buriya bugome rero bwose Bibiliya ivuga, nta gitangaza kimwe, byarahanwe. Bakoze Imana bene data. Haleluya. Ibi byose ni ubuhanuzi bwo muri Bibiliya bwahano, kandi nanone bituma abantu bagira umwete wo gusenga no gushaka Imana no kuba maso, bitegura ko Yesu Kristo sanisa yagaruka. Kuko niba Bibiliya ivuze ibintu byose by'ubuhanuzi bikaba byarasohoye, ni ikimenyetso cy'uko n'imperuka sanisa yaba. Ntabwo bakwiye kugira ubwoba bw'ibi bihe turimo, ahubwo bakwiye kugira gute? Kongera umwuka w'amasengesho ndetse no gushaka Imana. Bene data koze Imana, bino menyetso Paulo yabwiye Timoteyo urabifite, usanze ufitemo bingahe? Usanze ufitemo bingahe? Ngo bazaba ari abantu batera, mbega amadini amatorero ari abantu bavuga iby'Imana ariko bahakana imbaraga z'Imana, ari abantu badafite ukuri, ari abantu badafite Imana muri bo. Ariko Imana yo mu ijuru ikwiye kudufasha. Mureke twizirike ku Mana. Haleluya. Mureke nyaboneka dushaka Imana tuyizirikeho, tureke kunezezwa n'iby'isi bituritisha Imana. Mureke twegurire Imana, twegurire amasengesho, twirege ijambo ry'Imana, kuko niryo rikenewe muri bihe bikomeye. Haleluya. Urukundo turugarure mu miryango kugira ngo mu mitima yacu udakonja. Dusure imfubyi n'abapfakazi, abari muri gereza tubiteho, dufashanye, dukomezanye, duhumurizanye, tubwirane amagambo y'ihumure, dukomeze urukundo. Wohereze mwene data ijambo ry'Imana, icyanditswe kimuhumuriza. Niko gukomeza urukundo nyine, kugira ngo ibyanditswe bidusoboreraho, urukundo rudakonja muri twebwe mu mitima yacu. Haleluya. Twitoze, kuko ntabwo twahita tubikoreraho rimwe. Twitoze gutandukana n'isi, kuko Paulo avuze ubuhenebere nyine bwo minsi imeruka, ngo abantu bazaba bameze nyine gutyo, bari close n'isi, biyarira, bibona, badakunda, bagambana, bakunda amafaranga, bakaba banakwica kubera amafaranga. Imana dufashe cyane. Haleluya. Ibyo gutandukana n'isi tube kure y'ibyo bintu. Abantu bameze batyo ngo ujye batera umugongo, ariko tuzabatera umugongo dute? Kandi natwe ahubwo natwe turi kugendera muri ibi bintu. Ngameze bacu ujye batera umugongo, twabatera umugongo dute? Natwe ahubwo dukwiye guterwa umugongo. Haleluya. Ibi bintu rero maze kubabwira cyase Paulo yavuze, ntabwo ari ibintu biri imbere yacu hariya, ahubwo ni ibintu byamaze gusohora, twamaze kugeramo. Haleluya. Yesu Kristo rero nawe ari hafi kuza, ari hafi kugaruka. Imana yatubwira ngo tugaruke ku Mana. Haleluya. Tugire imitima yera, twitegure
ubukwe bw'umwami Imana yacu uko rigeze kwibabwira. Twitegure ubukwe bwa Yesu Kristo apfuye akazuka kuko ari hafi. Niba ubuhanuzi bwarasohoye yatubwiye bwadusohoreyeho, urumva sasigaye iki? Turi mu bihe by'imperuka, bihe by'iherezo rya nyuma. Mureke dushimangire urukundo. Imana iduha imbaraga zo kurwanya ubuyobe, kurwanya abadayimoni. Imana iduha umwuka wera apana umwuka w'isi. Haleluya! Umwuka wera udushoboza kwitegura umunsi w'Imana, umunsi w'umwami Imana. Bakoze Imana bene data, iminsi y'imperuka iratangaje, iminsi y'imperuka iteye ubwoba, iminsi y'imperuka iratitije. Imana idufashe muri iri joro, Imana dukomereze amaboko. Nyabuneka bakoze Imana bene data, tumenye iby'iminsi y'imperuka turimo, tumenye abo tubana nabo, tumenye nk'ibimeze bityo ujye ubitera umugongo, witoze kubihunga no kutagendera ku mwuka w'isi pe. Ibyanditswe byera byamaze kudusohoraho. Gusa Imana itubabarire, ntitugishaka gusenga, turishakira ibinezeza gusa. Nitushaka kurinda ubugingo bwacu, turishakira ubutunzi, turishakira. Ariko Yesu avuze amagambo akomeye, avuga ngo ariko waguha ibiri mu isi byose ukakwa ubugingo bwawe ukabwakwa, byakumarira iki? Nyamutunzi ngo atunga ubutunzi, aratunganirwa. Ijoro rimwe aravuga ati reka nicare sinzongera gukora n'igihe ibyo naruhiye. Imana amubwira ngo yaba wamenyaga ko iri joro uri bwakwe ubugingo bwawe, uri bupfe. Atayiwe ubugingo rero buruta ibyo kurya, buruta imyambaro, buruta amafaranga, buruta. Mureke tumenye ko turi minsi y'imperuka, tureke kuvuga Yesu w'amagambo gusa, ahubwo tuvuge Yesu w'imirimo n'ibikorwa. Ubugome bwagwiriye, ubwicanyi ku YouTube buri kujya, kubera ko u Rwanda ni ruto, n'isi yabaye umudugudu. Akantu kose karaba gasaga kakaga ku isi yose. Abantu barimo kwiyahura buri munsi. Urebye igice nuyemo cyangwa se intara nuyemo, abantu biyahura buri munsi. Natangaza no kuryo rihari wenda riganje cyane, abantu ngo bajya bitangaza buri kanya, ariko abantu bariyahura. Mu mezi 6 usanga nk'abantu nka 20 cyangwa 15 biyahuye. Uko niko kuri. Abantu barimanika, bariyahura, bariyanga, abadayimoni bariyahuza abantu bariyanga, abantu ntibakikunda, barigica. Ibi byose ni ibimenyetso by'uko turi iminsi y'imperuka ya nyuma iteye ubwoba. Reba uburozi buriho, umuntu arakoroga muvindimwe, arakoroga mufite mupfana, arakoroga ari mu muryango y'iwanyu, akaguteza amashitani, akakugira ngo wapfuma, akakuroga, akagurisha isambu, akagurisha ikibanza, akagurisha inka, akagurisha imodoka, akagurisha inzu, imitungo akagurisha, agafata na credit muri banki kugira ngo agutange ibitambo, upfe, ukene, ubura amahoro, urwaragure, kuhinduka ikimuga ari mu miryango y'iwanyu. Ariko nabyo n'ubuhanuzi biravuga ngo umwanzi w'umuntu azaba mu nzu ye, mu rugo iwe, akakuruka guteza amashitani mufite mupfana pe, muvukana, akuziza imitungo, akuziza ishyari gusa ko uri educated, wize, warangije, ufite akazi keza kakurwanya. Wabona n'amafaranga abana bawe baba bafite barize, akabateza inzoga, mbega ukafite akazi keza kakavaho, cyangwa se akaguteza imyuka mibi, amafaranga yose akamara mu businzi, bikarangira gutyo. Ngibyo ubuhenebere nyine Paulo yavugaga, ngibyo ubusinzi bwo mu isi Paulo yavugaga, ngibyo. Reka dusenge Imana rero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tubwire Imana ngo Mana, ubugingo bwacu buhishwe, cyangwa se utwambika imbaraga muri iki gihe cy'ubuhenebere turimo. Duhe kuba maso, duhe gusenga mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Isengesho ryawe haleluya ry'umugoroba no gusengera ubugingo bwawe, ubwa bene data, ubwa bene wanyu, haleluya. Ukashimye Imana ko iduhishuriye ibihe turimo,
kandi ubwira Imana ikurinde mu bihe by'iherezo twashitsemo. Ubwira Imana ngo igushimangire mu rukundo. Ubwira Imana iguha imbaraga zo kurwanya umwuka w'isi, ikuze umwuka wera, witegure kugaruka kwa Yesu Kristo. Ngiryo isengesho tugiye gusenga Imana. Haleluya. Zamura ijwi ryawe dusenge. Mana yampamagaye, Mana yadutoranyije twese ukaduha kukumenya no kumenya ubwiru bw'ijambo ryawe. Hoga akahagace gatoya turagushimye. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Duciye bugufi mu mitima yacu, ushyirwe hejuru wera wa Isiraheli. Imana yaduhaye Kristo akadupfira ku musaraba, akaba igitambo cy'ibyaha byacu, akaba umuhuza w'isezerano, akaba umuhuza wacu nawe. Mwami Yesu, ndagushima ko waducunguje amaraso y'igiciro, wamenye amaraso ahagije akagira umumaro mwinshi, amaraso akaduhuza tutari kumenyana. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nicyo gituma tugusaba kugira ngo twambike imbaraga zo kurwanya umwuka w'isi n'ubuyobe, munsi w'imperuka, minsi ya nyuma dusohoreyeho ubugome, ubugambanyi, gukunda iby'isi aho gukunda Imana, gukunda ibinezeza aho gusenga no gukunda Imana, kwirarira, gukunda impiya, kugambanana, urukundo rukonja. Mwami Yesu, turakwinginze uduhe kumenya ukuri, tugendere mu kuri kw'ijambo ryawe, uduhe gutera umugongo imeze bityo. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengana na mwene data aka kanya, turagusaba kutwambika imbaraga. Haleluya. Tuzure. Haleluya. Umwuka wacu umuhe imbaraga, umuhe kukumenya, utwishuriye twese mu izina rikomeye rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Urakoze nyagora ku ngoma Imana, nguhaye icyubahiro kuko uri umurinzi kandi ukaba n'umurengezi w'ubugingo bwacu. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo, ubugome bwateye ubuturinde, uturinde abo bagome, uturinde abo bagambanyi, uturinde abo bantu abohereza amashitani n'abadayimoni mu mibiri yacu kugira ngo duteshwe umutwe gusa, turamye isi, tugendere mu kigare cy'abapfumu, tugendere mu mwuka w'isi. Uturinde abo bagambanyi, uturinde abantu bafite urukundo rwakonje, uturinde abo banzi b'imiryango mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uturinde abo birarizi, uturinde abo bantu, abo bagome bira yavuze, abo Paulo yavuze, ubaturinde mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uturinde izo ndashima, uturinde izo ndyarya zitera mu mitima yazo, uturinde abo bantu badakunda ababo, uturinde abo bantu batuzura, uturinde abo bantu batubeshyera, uturinde abanyarugomo mu izina rya Yesu Kristo. Uturinde abantu bagamba, uturinde ibyo byigenge, uturinde ibyo bintu byikakaza, uturinde Mwami gukunda iby'isi aho gukunda Imana, gukunda ibitunezeza mu buryo butari bwo aho gukunda Imana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze kuri Imana ishobora ibintu byose, urakoze kuri Imana itubitse iduhishe. Abakolosayi 3:3 ngo ubugingo bwacu burahishwe ku Mana. Turakwinginze Mwami wacu, Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Haleluya. Ubugingo bwa bene data turi gusengana, reka buhishwe ku Mana, reka buhishwe mu maraso ya Yesu, reka buhishwe. Haleluya. Reka buhishwe, reka buhishwe, reka buhishwe. Urakoze Mwami Mana yacu, urakoze, turagushimye. Turasaba kugira ngo iri joro Mwami, haleluya, ubugingo bwacu bishanywe na Kristo. Uturinde ibitero byo mu nzozi, imyuka mibi igabwa ku bantu nijoro, turayihagaritse, turayitega gutsindwa, turayinanije mu izina rya Yesu Kristo. Turagusaba kugira ngo Mwami Mana yacu, itare cy'amahanga iri joro, haleluya, uduhe kuganira nijoro, uduhe kwerekwa, uduhe kurota ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko utera abantu nijoro katubarota ibintu byiza bakabyibagirwa, niba bisesengure, niba bikoresha mu murimo wawe ku nyungu zawe. Uwiteka, turasaba kugira ngo umwuka uwutsinde mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabira abarwayi indwara zidakira, indwara za diabete,
diyabete, imivuduko y'amaraso, za sida, ibirwara bitandukanye, imitima, impyiko, za prostate, indwara zitandukanye. Ndirukana iyo myuka y'abadayimoni yihishe inyuma y'izo ndwara mu izina rya Yesu Kristo, dusaba ko bakira, dusaba ko babakoraho, dusaba ko babohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ndarwanya imbaraga zidafite amazina, indwara z'amayobera zidafite amazina, indwara z'abadayimoni, indwara zifata mu mitwe, indwara zifata mu gatuza, indwara zo mu nda, indwara z'ibibyimba, izo ndwara z'amayoberane turasaba Uwiteka kugira ngo uzihagarike ku buzima bwacu, ku bugingo bwacu, kuko handitswe ngo haleluya, haleluya. Ni ibyo byose byatumye ujya ku musaraba kugira ngo imibyimba yawe idukize. Haleluya. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri wowe. Turakwinginga Kristo kugira ngo dukize kandi tubohore, tubone umugisha imbere yawe, tubone kuzuka, tubone kuzura mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza imigisha y'abantu b'Imana mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Dayimoni zirwanya iterambere, zirwanya imigisha, zirwanya kujya mbere, zirwanya ubutunzi, zirwanya gutunga. Ndarwanya abo dayimoni, ndabirukana muri business z'abantu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasaba imigisha y'uburyo bwose, haleluya, y'urubyaro, y'iterambere. Uwiteka uturwanirire, Uwiteka uturwaneho, Uwiteka tukwiziritseho. Ni wowe mukiza dufite, ni wowe Mana twiringiye, ni wowe Mana. Haleluya. Duhamagaye izina ryawe kugira ngo tuborohorere ibyacu byose, dayimoni zivangamo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uvaneho inzitizi, uvaneho igitutu cy'abadayimoni, uvaneho imbaraga z'umwijima, uvaneho amarozi, uvaneho imitongero, uvaneho imiti yose y'abadayimoni, y'abarozi turayishe mu izina rya Yesu Kristo. Byoherereza abantu bakabuza uburyo, bakabuza amahoro mu mishinga yabo, mu mibiri yabo, mu miryango, mu famiye. Uwiteka turahagaritse ibyo bintu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka mukawe Imana uganze kandi utegeke ku muntu wari wese twasenganaga, tumusaba umugisha w'uburyo bwose wo kurindwa ubugingo buhoraho mu izina rikomeye rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Haleluya. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana ikwiteho mu izina rya Yesu Kristo. Zamura ikiganza cyawe dusengane iri sengesho. Vuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, nguhaye icyubahiro ko wamishuriye ibihe turimo. Ndakwinginze undinde ibihe by'ubuhenebere, ushyire urukundo muri nge, ume kurwanya umwuka w'isi, ume kwitegura umutima wanjye kugaruka kwa Kristo. Ibyanjye byose mbishyize mu biganza byawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana rero iguha umugisha, Uwiteka kwiteho, ugira ijoro ryiza, ugira amagara mazima, ujye uhaha uronke. Imana iguha amahoro, iguha amafaranga, iguha abana b'umugisha bakumvira mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikurinde ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Sibyo? Imana iturinde twese ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Reka nongere mbasomere ibi bintu tugomba kwirinda. Bibiliya itubwiye kwikunda, gukunda imiya aho gukunda Imana, kuzirutisha Imana, kwirarira, gusuzugura, kutababera mu mitima yacu, tujye twihana, kutababarira. Imana ibiturinde, gukunda ibinezeza, gukunda Imana, Imana iturinde. Bimeze bityo tujye tubitera umugongo. Kwirarira, kwibona, urugomo, byose Imana ibiturinde. Imana ibahe umugisha rero, Uwiteka bagire neza, mwitegure kugaruka kwa Kristo. Yesu Kristo ari hafi, ubuhanuzi bwarasohoye, ibindi hamwe no gusenga bizagenda bijya mu buryo tuzagenda tubona ukuboko kw'Imana. Mbasabiye amahoro, mbasabiye ijoro ryiza ndetse n'igicamuce cyiza bitewe n'ahantu muherereye. Uwiteka biteho mu izina rya Yesu. Amen. Nega kuri Fabrice rero muri kumwe mu ijambo ry'Imana, ukande like, awanditse like wakande, ndetse no kuri subscribe niba utarayikanze uyikande, kugira ngo tujye tubara umunsi ku munsi. Twagarutse mu ivugabutumwa mu izina rya Yesu Kristo. Saa 9 turi gusenga, turasenga Imana. Uwiteka bishimire mwese mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.